wabonye iriya video? Yego. Nayibonye ejo. Yego. Ndangije mbona umuntu w'umugabo ufite imbaraga zo gukora, yakaba yakora ikiyede, yaba n'umukarani, yego, yashaka n'akazi ahantu, yego, yakihangira n'akazi agacuruza capati cyangwa akagira gute, cyane ko ari byo leta dushishikariza. Kandi leta yacu y'u Rwanda ni nziza, burya n'Imana yayiduhaye, yidushishikariza kwihangira umurimo. Ariko mu by'ukuri ugasanga umuntu afite umuhoro, ahagaze ku muhanda arimo aratega abantu bataha, abantu bavuye ku kazi, bavuye kwikorera, biriwe bakora batuyana, bafite utuntu batahanye mu rugo, wafite umuhoro mu ikoti. Ku isaha ya none umuntu agafata umuntu akamukubita hasi, agatema umuhoro nk'utema igiti, agatema rimwe. Yes, nguhaye ikaze na karibu kuri Delphines TV, abahoro y'Imana nabane nawe. Ngiye wumva ni Fiacre nk'ibisanzwe, reka nizere ko umeze neza. Nkwifurije amahoro n'imigisha kuri wowe aho waba uherereye hose. Uyu munsi rero byacitse, akavura kabaye akavura ahantu mperereye. Ese nawe kakugezeho? Reka nizere ko akavumbi kavuyeho. Uyu munsi rero imbere yanjye muri kuhabona wandi musanzwe mumenyereye, ahubwo ndi kumubona mu mwambaro mushya. Bute ndakwakiriye? Urakoze cyane. Asunda kwakiriye ra cyangwa uranyakira? Uvuga kose waba unyakiriye naba niyakiriye ndakwikiriye. Ariko hano ni mu rugo. Hano ni mu rugo rwose. Uyu munsi rero ndizera ko ibintu biragenda neza cyane. Yego. Bute umeze neza? Ariko ndashima Umwami Yesu. Ngewe narapapfanye, narashize, maze iminsi ndwaye. Sorry, ako uri koroherwa. Urebye ntarebi. Umwami Yesu ashimwe. Urebye biri kugenda biza, niyo mpamvu bari barambuze. Habwe icyubahiro Imana. Nararwaye ariko amasengesho yangezeho rwose. Nubwo urukumva kandi koko twaragusengeye. Ntako mutagize pe. Ko ngegenda mbona imbaraga z'Imana kuri ngewe. Ariko uyu munsi noneho reka nizere ko ibintu tugiye kubitwara cyane kandi neza. Tuyoborwe na Mwuka. Mute nambara gufite, ninde wagukubise, ninde waguhohoteye? Oya ntawa nkubise. Yego, ariko nyine ngusubije icyo mbwiye. Tuyoborwe na Mwuka, ntitubitware cyane, nga twiyobore, dukoreshe amarangamutima yacu cyangwa kamere zacu, ahubwo tuyoborwe na Mwuka wera atuyobore. Yego, tubitware nk'uko bikwiriye. Oya niko kuri. Yego. Mute noneho ibintu byakaze. Byabaye iki se n'iki cyabaye? Ibintu byakaze pe. Abantu bamwe na bamwe batangiye no kugira ubwoba. Abantu bakuru cyane bangana namwe bamwe batangiye guhahamuka bitewe na video yagiye icicikana, abantu bari gutemagura umugore bamwambura. Nukuvuga ngo ibintu byo byarakaze, byakaze kera. Nta munsi n'umwe tuticara ngo tubwire abantu kuva mu byaha. Yego. Kwihana, gukiranukira Imana, kugendana na Yesu, kugenza uko Imana ishaka. Ariko abantu banze kumva. Ariko biteye isoni n'ikimwaro. Birababaje, ntago ari ugutera isoni n'ikimwaro. Ye byanandenze kubona abantu b'abagabo bafata umuhoro bakajya gutemagura umuntu ku muhanda bamwambura ibintu bafite. Bagatema umuhoro urenze umwe. Kandi leta yirirwa idushishikariza kura amaboko mu mufuka ngo dukore, nibira basi badushishikariza ra. Fiacre, tugiye kwinjira muri icyo kiganiro kandi pe kibabaje, kizamura kamere, urumva, kikaba cyakujyana ahantu kure, ukaba waheranwa n'agahinda cyangwa ukisanga wagiye no mu bindi bitari ngombwa. Yego. Reka tubanze dusenga Imana. Ariko nanone ni nabyibagiwe. Mani mbabarire.
ikubabarire ariko nawe nta kibi wari ugamije kandi wari kuhita n'ubundi nabyo wari kubivuga nuko nyine umwuka anyobeye akaba tubanze dusenge kugira ngo tuyobore. Karibu dusengesho. Uwiteka Mana nziza, Imana yo kubahwa, Imana nyamana itari ikigirwamana, itari Bayali, itari Dagoni, ndagushimye papa w'umwami wacu Yesu Kristo, ndaguhimbaje nyaguhora ku ngoma Imana, ngushimiye ko waturinze bikaba bigeze isadume ku muka w'abazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro Jehova. Amen. Warinze imiryango yacu mwami, waturindiye abana, uturindira imiryango yacu hirya no hino mwami, waturindiye umubiri n'ubugingo. Yego. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kuko bigeze isaha ukidukomereje no mu gakiza, tukivuga ubwiza bwawe, ukiducishamo ijambo ryawe, tukiri ibikoresho byawe mwami w'abami, ugumane natwe, ufate ukuboko kwacu ugukomeze, uturekuye twakuvaho kuko twe ntacyo turi cyo, twambaye umubiri, dufite amashyari, dufite inzangano, dufite mwami ibitari byiza byinshi bikubabaza, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abagufite, kiruta byose nuko tugufite. Fata ukuboko rero udukomeze mwami, tugumane kugira ngo tutakuvaho tukajya mu byangwa n'amaso yawe biteye agahinda impande n'impande. Gabanya barimbuka wongera abakizwa Jehova. Tuyobore rero muri iki kiganiro tugiye kuvuga ibibera muri iyi si. Iyi si yangijwe n'umwanzi Satani, iyi si iberamo ibibi ikaberamo n'ibyiza. Haleluya. Amen. Nyaguhora ku ngoma Imana tuyobore, ijambo ryawe riducishemo, tukubere mikoro wivugire, tukubere igikoresho wikorere, uducishemo ibitunganye, uturinde kuvangirwa. Ibitaguturutseho byose bikurwaho nawe mwami w'abami. Urakoze rero kuko wera, yobora kandi utegeke, ni mu izina rya mbisabye nizeye none n'iteka ryose Kristo. Amen. Yego. Mutarakoze kudusengera. Noneho twabigimuzi noneho. Yego. Twabigimuzi tukibaza impamvu ku manwa y'ihangu ku matara yaka kuri za kamera zesitaye, noneho ahantu hari kamera zesitaye ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda impande zose bitangiye kugenda kuriya. Birababaje. Byaka nukuvuga ngo ntaraguca muri ryo uvuga. Yego. Ndakubwiza ukuri, ngewe nabonye iriya video. Yego. Nayibonye ejo. Yego. Ndangije mbona umuntu w'umugabo ufite imbaraga zo gukora, yakaba yakora ikiyede, yaba n'umukarani. Yego. Yashaka n'akazi ahantu. Yego. Yakihangira n'akazi agacuruza capati cyangwa akagira gute, cyane ko ari byo leta dushishikariza. Kandi leta yacu y'u Rwanda ni nziza, burya n'Imana yayiduhaye. Yidushishikariza kwihangira umurimo. Ariko mu by'ukuri ugasanga umuntu afite umuhoro, ahagaze ku muhanda arimo aratega abantu bataha. Abantu bavuye ku kazi, bavuye kwikorera, biriwe bakora batuyana, bafite utuntu batahanye mu rugo, wafite umuhoro mu ikote. Ku isaha ya none umuntu agafata umuntu akamukubita hasi, agatema umuhoro nk'utema igiti, agatema rimwe kabiri gatatu, agatema ntabwo bafite. Nakubeshye nabonye uriya muhoro, ubwenge wita bunsubiza inyuma kure mu ntambara nyiri umwana. Yewe. Yatemye, ndangije ngenda bikura, mbona wa muntu afashe umuhoro arimo gutema umubyeyi wanjye. Yego. Nje batemaguye mama ndeba n'amaso. Baratema papa, mbona barahwanyije umuntu. Yego. Noneho nge nafashe iriya foto y'uriya muntu atema kuriya. Umugabo utari na mukuru, udafite namva afite. Bivuze kuko mu ntambara yarazi ubwenge, ariko ntago yarakuze. Yego. Yakaba yazahana igihugu cy'u Rwanda cyavuye naho kigeze. Yego. Ibyo ndabivugira umuhoro twese tuzi amateka y'umuhoro, tuzi ikintu umuhoro wadukoreye. Nukuvuga ngo birababaje, noneho abantu bakaba banari kuwukoresha mu gutega abantu, mu kwambura abantu. Bitangiye gufata indi ntera, agatemagura. Nge sengiye kukubeshya, mba sinzi. Uba navuga ati Imana yo mu ijuru
itabare pe Yego. itabare n'abanyarwanda noneho by'umwihariko ntabwo umuhoro wakabaye ugikoreshwa mu gutemagura abantu mu gihugu cy'u Rwanda Yego. kutuza amateka y'umuhoro navuga ni nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cyacu bino bintu abirebe pe aza ahantu yadukuye urumva n'ahantu atugejeje Yego. ibi bintu birakabije rega nubwo uriya mukobwa atapfuye batemaguye kuriya ndakubwiza ukuri kuko atazongera kuba umuntu muzima nk'uwo yarari Yego. ntabwo uriya muhoro umuntu yawugutemesha kuri ari gutema nk'utema ikivovo ngo uzakire wongere uba umuntu muzima fiyake natwe dufite ibikomere tujya tubyibuka nimba nkubwira ati narawubonye numva ndahamutse Yego. atari njye wari uriho atari njye bawutemye ariko nkabona uwo bari kuwutema noneho ibaze uwo bawutema dufite abantu bakomerekejwe n'imihoro mu ntambara batemaguye Yego. ariko akanyura mureba ukabona atari we mbese ukabona tuzuye yarahungabanye ibyo bintu ntabwo byakabaye bigikoreshwa uwo muhoro pe ni ukuri kw'Imana ishobora byose bakabaye badufasha abakaceri Yego. bakabafatira igihano kibakwiriye kuko banze kumvira Imana rega Ehe. n'ibivumwe icyo ni kimwe banze kumvira banze Imana. kumvira Imana Yego. n'ibivumwe Aha. leta rero ibahane ijambo ry'Imana avanga ikiboshywe mu isi no mu ijuru kizabo banze kumvira ahangaha ujya kumva ngo baje bapfumura inzu Yego. bagusangamo baragutemagura bagucogacoga bajyanye ibintu wagira amahirwe niba gutema ibintu byose bakajyana Yego. ejo bakaba barabafashe bakabajyana muri gereza bajyana mu Kinigi n'amezi abiri ashira batabafunguye bakagaruka n'ubundi barangira bagatangira aho bagereje ni ukuvanga abasabajura gusa ni abicanyi Yego. ni abagome bajya bakatira bakwiriye abantu banze kwihana urebye njyewe njya nirebera kera muri Bibiliya nkareba isi ikiremwa Yego. nkareba ukuntu Adamu yabayeho Eva akabaho bakabyara Kahini bakabyara Abeli nkareba ahantu ubwicanyi bwatangiriye Yego. njyewe nkahita mbigarura n'ibiri kubera aho ubu ngubu nkabihuza n'ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo abantu turacyafite karande turacyagendera mu bwicanyi bwa basogokuruza n'abandi imigozi itaracitse itararanduwe itaratemagwa itaraciwe twari dukwiye kumvira Imana tukabohoka tukabokera Imana tukanga icyaha n'igisa nacyo Yego. ibintu birababaje nejo nabiganijeho umuntu arambaza atari ku bundi urebye ubuntu ubwicanyi buvaye ubwicanyi nta nubwo butangiye aka kanya Yego. bwatangiye icyo gihe bwatangiriye kuri Gayini Gayini na Abeli yica murumuna we Abeli Yego. ni ishyari n'ubugome byose bifatanye no kutanyurwa n'abantu kutagira ibyo bakora ugasanga abantu bari aho ariko ntibagira ibyo bakora baragenda mu muhanda barazunga nka mizozi mu munyarwanda hari igitutsi bajyaga batukana kera ati wirirwa ubunga nk'umugisha muke Yego. mu kirere ugasanga abantu nta kintu bafite kuko bakora kigaragara kandi baragifite bakora ninjoro Yego. njye nakurikiranye regire filime mbona nako ntabwo ari filime sorry Yego. nakurikiranye iriya video yabaye ibintu byafashwe na kamera mbona umukobwa bamukubita hasi bamwambura ibyo yari afite mbona baratema nk'abatema ikivovo umuntu yashize umuhoro mu kota ati tugende ubuhubwo no guhura n'umuntu ninjoro sinzi nibwo yaba yambaye ikote nubwo yaba arinde nuguhita wirukanka ukagendera kuruka ukanatabaza aho ibintu birakomeye yambaye ikote ku matara nibatinya kubikorera ku matara kuri kamera ziteye ku muhanda Yego. abantu babaye ibisimba abantu nabo umuntu bakigira Imana idutabare Amen. njye nakangurira abantu kwihana ibyaha kunyugwa nuko bari gushaka ibyo gukora kwanga ishyani n'igisa nabyo iryo ni ishyari ubundi ishyari niryo ribyara ubwicanyi Yego. Bibiliya bitwereka neza ariko twirirwa tuvuga Imana twirirwa tubwira abantu gukiranuka abantu ntibashaka kubyumva uvuga ijambo ry'Imana ukicara hano kuri social media ugafata kamera ukavuga iby'Imana yakubwiye ugasoma ijambo ry'Imana ugasobanura ariko abantu babigeraho byonyine yanakirikaho gutya kuri YouTube yabona ari ijambo ry'Imana riri hagasimbuka ntago abantu bakibihereza agaciro akajya mu bindi
yego kuko abantu nabo umuntu bakifite abantu buzuye ubugome abantu Imana yaremye Imana isigaye ireba ikumirwa ijambo ry'Imana ryigeze kumbwa muri ngo Imana yitegereje Sodoma na Gomora ibona ibyaha byabo biranuka ibona ubusambanyi buranuka ibona ubusinzi buranuka ubutinganyi buranuka Imana iraharimbura ubwicanyi buranuka imbere y'Imana pe Banyarwanda Banyarwandakazi bwoko bw'Imana batuye isi yose abari Burayi bakaba muri Aziya bakaba muri Afurika abera n'abirabura yego bwoko bw'Imana uburakari bw'Imana buraje Imana ifite agahinda ubwicanyi bw'abantu ibyaha by'abantu bisigaye bigenda bikagera imbere y'Imana Imana ibabajwe n'umuntu yaremye yego byinshi tujya tubireba ku mafilime ukabona ni nk'amafilime kumbe ibintu biraba ibintu biri seriye hari abantu bahakanye jenoside wayivuga abantu bakagira ngo ni filime bakabifata nk'aho ari filime bagapfobya kugeza n'izi saha nababaye nagize agahinda numva ngize agahinda ndababara biri kugaragara ndavuga ati kweri umuhoro umuntu aratema umuhoro kutangira umuntu kumwiba kumwambura umuntu mugenzi we noneho bahura ugatema nk'utema inka nagize agahinda ndavuga ntibasi ni se Mana koko nticyama mu maso yanjye basi hakazamo isoko y'amarira narira abanyabyaha karira n'abazarimbuka bazi bagacungurwa bakaba barirwa abantu bashaka icyo abantu bazarimbuka Fiake ijuru rirahari no kurimbuka kurahari yego abantu banze kumvira ariko bazarimbuka abantu banze kwitandukanya na karande abantu banze gutandukana n'ishyari n'urwango ishyari ubundi niryo rizana ibyo bintu byose ubugome kutanyurwa kudakora yego ibyo ni byo bikomeje kuzana ubwicanyi mu bantu ariko aho bigeze birarenze bifashe intera ndende uyu munsi nabonye Mama Rwagasabo yabivuze ko umwe mu bakoze ari amabara polisi yafashwe nanjye nabibonye abandi ngo baracyashakishwa ibazo uti yafashwe uriya si umwicanyi koko none se ugira ngo ni ubwa mbere bibaye nibwo abakaceri cyangwa abajura batemaguye abantu oya ahubwo bakatirwa uruyi ahangaha ntuye murenge wa Cyuve yego Nyarubande hariya mu minsi yashize umugabo baramuteze baramutemagura barasatura ahantu hose gatoya bari bamuciye umutsi w'ijosi Imana ikinga akaboko babajyana mu Kinigi ariko baragaruka sinibaza nta tegeko rihari rifunga abakaceri ngo bazaryongeremo naryo bajye babakatira kuko nta kintu bo babigize umwuga barabafunga aka kanya bakagaruka baragaruka ubu abakaceri mu Kinigi uzajye kubaza ntabwo barenze amezi 3 twese tuba turi mu gihirahiro tutazi ngo bahanishwe iki icyo rero nicyo turi gusaba twebwe kuko nabicanye mu bandi babavaneho ubwo niryo zina ngo nabakaceri ngo nabajura nabicanye kandi b'umwuga bakiyemeje babyuka nimugoroba bakajya gutega abantu bakabatemagura ku manywa ntago tuzi iyo birigwa kandi uramureba njye namwitegeje uriya mugabo no kwifuta uhuriye nawe mu nzira se ku manywa amenya ko ari umwicanyi ariko ninjoro yambara indi sura akajya gufata umura agashyira mu kote akajya gutemagura umuntu ikibazo kabisa urakoze mute twavuga byinshi tukarondogora ariko buriya na leta nayo ubwayo ntiyicaye polisi ntiyicaye burana iri gushaka ikintu izabakorera abantu nka bariya wenda bigacika burundu dufite icyo cyizere badufashe abakozi b'Imana rero icyambere turi mu gihugu gifite politike nziza sibyo guhera ku mukuru w'igihugu kugera kuri mutwara sibo yego ni beza pe
kandi nanone dufite ingabo zicunga umutekano, dufite abantu benshi. Ibi bintu rero ntekereza ko nabo baticaye bari kubikoraho, ahubwo nanone tukinginga ubarenze wese, Imana Nyiringabo. Imana Nyiringabo idutabare. Naho ubundi dufite ingabo, dufite umutekano bose, ariko dufite n'ibyihebe bidatinya kwica umutekano kandi bizi ko izo ngabo zihari, kandi nabyo baraga biracunga. None se nimba biteye ikihebe kiza kigahagarara imbere ya kamera kigatemagura umuntu, iyo kamera iri ku muhanda ishinzwe umutekano, nono reba ngabibaza ahantu ahatari kamera ihabe. Tuvuge ko mu Rwanda bidakabije ubu ngubu, noneho tugiye nko muri biriya bihugu by'Abarabu baba bafite ibyihebe za Al-Shabaab, hariya ho ni ibintu byabo niko twahamenyereye. Ariko twebwe natwe mba navuga ngo tugenda twigana, hari ibindi sinzi, hari ibintu bitiganwa, hari ingeso zitiganwa, hari ibintu byakabaye bicika. Noneho umuntu ubuzima bwo ni ikindi cyane amprise mu gihugu cy'u Rwanda umuhoro wakabaye rwose ucika burundu. Imana yo mwijuru ibiti tugacana tukarya. Yego, Imana yo mwijuru dutabare. Abakozi b'Imana, abasenga Imana, abana b'Imana abakijijwe neza, mureke duhaguruke dusenge Imana idutabare, dusenge Imana ibere mu ruhande rwacu, dusenge Imana ni ukuri ituyobore. Ibintu birakomerega, ntabwo byoroshye, ni ikibazo. Mute reka tukwakire mu ijambo ry'Imana. Abakunzi bacu twababwiye ko channel yacu cyangwa se TV yacu intego si ukujya muri izo nkuru ziri kuvugwa hanze. Twebwe intego yacu kwigisha no gusobanura ijambo ry'Imana kugira ngo abantu barusheho gukunda Imana ndetse no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Rero reka mfate uyu mwanya nguhereze umwanya nawe utubwirize ijambo ry'Imana, icyo Imana yagushyize ku mutima. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Njyewe reka nisomere mu Itangiriro 4 ku murongo waho wa mbere. Ndajya nisomeramo, ntabwo ndajya gusoma ijambo ry'Imana birambuye, ariko ndasoma ijambo ry'Imana Imana yankize ku mutima. Ngo ibyerekeye Kayini na Abeli, ni nacyo kiganiro twari turimo. Imana ishimwe kuko ariko menya nerekwa, ari naho inyiyoboreye. menya nerekwa pe. Erega umwuka wera ni umucyo, kandi abayoborwa nabo baraboneye. Yego, kandi twebwe hano tuyobowe n'umwuka wera, kandi Delphinies TV mbese iyoborwa n'umwuka wera. Yego, nta kuntu rero noneho ngewe kwerekwa ntago ari ukuvuga indimi, ntago ari ugutitira, ukuntu mbazanye story ihuye neza n'ijambo wateguye. Ahubwo Imana ishimwe ikomeze igikuyobora. Reka twitangire ku murongo waho wa mbere kugira ngo turebe hano bwicanyi bwaturutse mbere na mbere yuko bunabaho. Ntago butangiye aka kanya gusa, buri bumo gufata iyindi ntera, kandi tugomba kubuca tukaburimburana n'imizi, tukemera ko Kristo yaje akadupfira akatubohora. Ku murongo wa mbere avuga ngo kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Uwo mugabo avugwaga nta wundi ni Adamu. Ngo muheshejwe n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka, ngo ariture Uwiteka. Na Abeli azana kuburiza bw'umukumbi we no ku rugimbo rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze niyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane,
agaragaza umubabaro. Uri kumva neza ariko aha hantu? Yego ndabyumva. Ngo Kayini yararakaye cyane. Ishyari ryahozeho. Ishyari ryahozeho. Niyo mpamvu nkubwira nyine ni ishyari, ubwicanye nta handi buva. Buva ku ishyari. Ngo Kayini agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Uri kumva? Ngo ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Twabonye kuko bavutse ari babiri, habanje Kayini hakurikira Habeli. Abeli aba umushumba w'intama, Kayini aba umuhinzi. Ariko ngo Abeli yazanye ituro, Imana irarishima, ariko igaya irya Kayini. Bivuze ngo Kayini yagiye ituro rye ntabwo ryari ryiza, Imana yarigaye buri ikurikije n'ubundi n'umusaruro yari afite, ndetse n'umutima arizanayo. Yego. Ngo reka Abeli ngo azanye ituro rye, azana itungo, azana n'urugimbu rwabyo. Imana irabishima. Kayini ngo ararakara. Imana iramaze ati niki kikurakaje? Niki gitumye ugaragaza umubabaro? Katwikomereze. Ngo nuko nukora ibyiza. Ibyo ni iki Imana yamubwiye? Ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Nukora ibyiza ntuzemerwa. Ntabwo aka kanya turiho kwemeza abantu. Yego. Nta nubwo wajya kwemeza umuntu ati nkora iki cyangwa agenza gutya cyangwa ngiye mbayeho gutya ngewe cyangwa ndi mwiza cyangwa se nkora ibyiza. Oya, ahubwo nukora ibyiza ntuzemerwa. Ntibizivugira. Iyo uri umuntu mwiza biragaragara. Yego. Nta n'umuntu ubwenga uri mwiza yewe. Icyo cyo ari cyo. Iyo ukora ibintu byiza biragaragara. Bikugaragaza uwuriwe. Niyo uri umuntu mubi birakugaragaraho, kandi iyo ukora ibibi nabyo birigaragaza bikivugira. Yego. Imana yamaje ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Ngo ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira. Urumva ngo ibyaha byitugatugira. Ngo ibyaha byitugatugira ku rugi. Nukora ibibi nyine bizajya bigenda biza bikwizengurukaho, bikwitugatugiraho, noneho binakugaragaze. Nukora ibyiza, yaramuga ati nukora ibyiza ntuzemerwa. Uzemerwa utemeje n'abantu. Ngo ariko nukora ibibi ibyaha bizitugatugira, mbese bizabyiganira ku rugi, ku muryango nyine kuri wowe. Bizakwizengurukaho bikugaragaze ko uri umuntu mubi. Ko ntago waba uri umuntu mubi ngo ugaragare gukora ibyiza. N'aba bajura bari kugenda batemagura abantu, ntago ari ukuvuga ngo babikoze uyu munsi ngo nibwo bafashwe. Urumva? Ahubwo babikora buri munsi, byahoraga bibabyiganiragaho, bibitugatugiraho, aho baciye hose bibanukaho, ariko igihe kirageze barafashwe. Baragaragaye. Kandi bagaragariye mu bintu bibi. Aka kanya niyo mpamvu turi kubita bicanye. Kandi wahuriraga nabo mu nzira ukabahamagara mu izina ryabo utabizi. Ijambo ry'Imana yatubwira ati nukora byiza ntuzemerwa. Mwakijijwe mw'abantu mwe mukanga icyaha n'igisa nabyo, mugakora amaboko mu mifuka, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Yego. Namwe murye ku ntuyanyu zanyu, mukajya ibyo mwaruhiye. Ariko ntutekeze kujya kwica umuntu kugira ngo urye. Umuntu wabyutse mu gitondo agiye kwishakira ubuzima, wasenze Imana akavuga ati Mana ngiye gukora uhumugisha imirimo y'amaboko yanjye. Nawe uryamye hariya utegereje ko hava gutaha avuye ku kazi ukajya kumwica, ufitanye urubanza n'Imana. Ariko Imana ni inyembabazi, Imana irababarira, Imana irahindura. Wagarukiye aho ukagarukiraho ukavuga uti stop, ngarukiye Imana, ukihana ibyaha byawe, ukababarirwa. Umwami Imana akakuyobora, akagucira inzira, akaguha icyerekezo cy'ubuzima. Amaraso ya Yesu akakugeraho, ukibira mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu. Ko utazi umunsi n'isaha mwene data, ko mukanya ushobora gupfa ukarimbuka ukagenda, waba ugiye he koko?
kuki abantu mushaka kurimbuka? Abantu murabwirwa buri munsi, muraburirwa. Umwami Yesu yaraje aravuga ntibumva, atuma abahanuzi aravuga ntitwumva, aka kanya aracyadutuma ubwoko bw'Imana bavuga butumwa turahari. Abantu ntago mushaka kumva. Ubwoko bw'Imana mushaka iki koko? Ndabingingira ngiye gukurikira Kristo, kwanga icyaha n'igisa nacyo, kwanga ishyari. Ubundi ishyari niryo muzi w'ubwicanyi bwose. Umuntu agira ishyari akajya mu barozi akakuroga, ugapfa nabo ugapfa babaye. Umuntu agira ishyari akakumaraho abana, akakumaraho amatungo. Umuntu agira ishyari akajya kukuraga akagusaza ku muhanda. Wari umugabo mwiza, wari umubyeyi mwiza, usa neza, ufite akazi urera abana, akajya kugusarisha, ukajya gutoragura amashashi kubera ishyari. Nimwihane, Imana irandura ishyari mu mitima yanyu, irijugunye kure. Abana b'Imana, tuba abana b'Imana. Abanyarwanda tusenyere ku mugozi umwe, twanga icyaha n'igisa nacyo, twubaha Imana, duhamagara Imana yo mu ijuru ituyobore. Tugira amahoro bana b'Imana ku isi yose. Ishyari naho utazarisanga mu bihugu byose ku isi yose, impande enye z'isi. Mu bazungu ishyari rirahari, mu birabura rirahari, mu bana bato rirahari, mu bakuru rirahari. Ishyari ryabaye ishyari. Niryo rero riri kubyara ubwicanyi, nta handi biva. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimukora neza ntimuzemerwa, ngo ariko nimukora ibyaha mugakora ibibi, ngo bizitugira kuri mwebwe, ku miryango yanyu, kuri wowe nyine bikuzengurukeho, bikubuza amahwemo hepfo no haraguru. Reka dukore ibyiza, tuyoborwe na Mwuka Wera. Ahangaha harakomeza havuga ngo kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Ishyari ryaza fiyake, mu gihe ucyambaye umubiri ryaza. Aka kanya ryaza rikavuga ati ariko Mutesi bimeze gutya, bimeze gutya, ukumva biraje. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ni wowe ukwiye kuritegeka. Nitwe dukwiye kwanga icyaha. Satani ntago ari kuvuga kuko atagera kubizera Imana, ntago ari kuvuga ngo uzakizwa, ngo nimba wakijijwe ngo wihanye ibyaha, ngo ntago Satani azakuzaho. Azakuzaho, ahora duhira mu matwi yawe. Waba uri kubwiriza nka gutyo uri mu ijambo ry'Imana, umuntu akakubwira ati nsengera, aturama ngahe business urama ngahe? Nanjye ndarya, nyeneye kurya, abana banjye bararya, niko kazi nkora. Urama ngahe? Warangije kubigira akazi, warangije kubicuruza, waranguye he mbese? Washoye angahe mu kurangura? Kristo yaduhisemo fiyake. Satani araza akagushuka, noneho ubwo uwa mbere akaba yagukubise, nawe ubwo wahuye nawe yarazahaye. Hari abantu hano hanze bazahaye, hari abantu hano hanze batazi ko bashobora gusenga Imana ikabumva. Hari abantu hano hanze badafite umwanya wo gusenga, bafite business zikomeye kandi zinjiza. Akavuga ati, akabyukana mu gitondo, vava gitereba ku isango nakerewe, yewe data we, agahita yoga vuba vuba, icyaka kinywa ahagaze, agahita avuga ngo ntago nabona umwanya wo gusenga, nsenze nakererwa cyane. Yego, nakererwa, nagiye kuyora amafaranga. Agahita avuga ati ndahamagara Mutesi, ndahamagara kanaka, ndamukubita 1,100. Afata uwo mwanya ajye kunsengera. Ariko se koko nibyo ndajya kugusengera? Ngo ujyana usengera Imana, ngo ufite inzu, ngo nkeneye imodoka yandikuruza. Rero hari abatekereza ko imitwaro yabo hari abandi bantu bashinzwe kuyikora. Kandi wa muntu uri kwikoreza imitwaro yawe naguzi wowe bimuremereye. Umuntu arajya kugusengera ngo ufite etaje, ngo ushaka za fewiti, watagira n'igare, n'abana mu rugo nta muceri uriyo. Ariko abantu bibagiwe kuko ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Ufite uburenganzira bwo kubwira Kristo, ukamubwira ati mwami wanjye, mubo wapfiriye nanjye ndimo, mubo wumva nanjye ndimo. Ahubwo bimubwiye gute umutima wawe? Uramenetse koko, ushwanyagurikiye imbere y'Imana koko, uciye bugufi. Abo bantu rero nabo babigize business, bumva ko bishyurwa kugira ngo babahamagarire, bishyuranako nabo bishyura. Yego, bose ni bamwe.
ntabwo mvuze ngo umukozi w'Imana ni umwana w'Imana wamusengeye niyaguha yego ariko ubundi kubera icyo uri gufata ikiraka cyo kumusengera yagusabye ubwo yakubwiye ati mfasha kunsengera yego kubera icyo urumva kuko wabigize akazi ese wowe kubera icyo urumva kuko ubihinduye business bibaye imwe muri business yawe mu byo ugiye gushora kandi abo bantu bareze wa muntu we nibo benshi bareze ndakurahiye nibo benshi aha hanze cyane ngaba abantu rero umwuka w'Imana yamaze kubavaho kera babihinduye business basigaranye impano kuririmba neza kuvuga za ndimi bare pese gutitira bigacika satani yahisaza abahindura ibikoresho bye kandi abakoresha ku mugaragaro agatuna mwene ariko umwana w'Imana ukijijwe neza umuntu ukijijwe neza ugomba kumenya kuko gusenga ari inshingano zawe nibyo biguhuza n'Imana kandi ijambo ry'Imana avuga ngo dukundane nuko yadukunze ugasengera wowe ukabanza ukisengera ugasengera abakuri hafi ugasengera n'abatakuri hafi ugasengera ubwoko bw'Imana n'abandi badashoboye gusenga ukabigishwa gusenga kandi ukanabasengera kugira ngo umwuka wera basange abagirire neza ariko mu gihe nzaba narabihinduye business ntabwo nzavuga izina ryawe nabihumbi 100 wamaye nasenkani wamaye na miliyoni wamaye icyo gihe nkorera nde wowe uri gutakambira nde uri ku Mana yanjye uzari yihe iba yanumye amafaranga ngo baguhaya naye abantu muri no minsi bafite ibibazo ni mpamvu abantu bakomeza kubohwa dukeneye gusobanukirwa Imana ijambo ry'Imana tugasobanukirwa gukorera Imana yego business zikaba business gusenga bikaba gusenga harya bivuga ngo iki ibyo kwa babivuga ngo ikira Imana muyihe ibyayo na Kayizari mu muhite ibyo kwa Kayizari bijye kwa Kayizari reka twikomereze ku murongo wa 8 ngo Kayini abwira Abeli murumuna we kandi bari mu gasozi Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica urumva n'ubwicanyi bwavuye ishyari umuntu akabona wimereye neza umuntu akabona Imana iragushubije umuntu akabona hari ahantu Imana igukuye naho igushyize maze umuntu akaguhagurukira koko ishyari rigahaguruka ati Mutesi bimeze gutya na gutya yeho Imana ntago yamushubije sino ku Mana yabikuye ishyari ryahagurutse arakwica nureba nabi ahubwo Imana ikomeze turinde Imana iturengere Imana ikomeze ibe mu ruhande rwacu ngo nuko ngo Gahini ahagurukira murumuna we ngo kandi bari mu gasozi yego ngo Kahini yica murumuna we amwiciye kuko we yajyanye ituro rigashimwa n'Uwiteka we irye ntirishimwe abantu bafite agasuzuguro abantu Kayini Imana yaramubajije ngo murumuna wawe arihe reka tuhasome uhumve ngo Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe arihe urumva ngo Uwiteka abaza Kayini Abeli murumuna wawe arihe uri kumva aramusubiza ati ndabizi se nagasuzuguro ndabizi se ndi umurinzi wa murumuna wanjye agasuzuguro gakabije Kayini yasubije Imana gutyo arayisuzugura ahubwo twe niturangiza usanga uvuga ngo nigishije abantu ngo baransuzugura ngo nababwiye ngo banga kumva mvuga wikendere bazabibaza n'Imana Kayini yarayisuzugura kandi Imana baje Kayini ngo Kayini we murumuna wawe ari suko Imana yari itabizi suko Imana yari yobe kuko Kayini amaze kwica Abeli n'ikina muhoye ndetse Imana yanabibonye kuva uwo munsi bakimara gutanga amaturo abaza Imana ibaza Kayini ati urakajwe niki gitumye ugaragaza umubabaro wawe twavuye aho ngaho hejuru yego nukubanga Imana yisibona ishyari Kayini yise yuzura n'urwanga tahanye yanze murumuna we yego none hamaze no
baramwica. Imana ngo iramubaza ati murumuna wawe ari hehe Abeli? Kayini mu gasuzuguro kenshi ngo ndabizi se, ngo ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ngahibaza ibaze kugira ngo umuntu asubize Imana gutyo, ibintu bigeze ahandi yamwishe kubera ishyari. Aka kanya rero ubwicanyi, gufata umuntu akica undi, byavuye icyo gihe. Ku muntu rero utaramenye Kristo, ngo amenye Kristo ukuntu yaje mu isi akicwa, akabambwa, agaterwa amacuma, amakamba y'amahwa, bakamuhamba, akagera ikuzimu, Kristo akazuka. Yarangiza kuzuka, akazuka afite umutima w'impuhwe n'ibintu abantu bamukoreye, n'ukuntu twamwishe tukamubamba. Kandi bukaba banje kuza adukorera ibyiza byinshi, ibitangaza, azura abapfuye, akiza indwara zikomeye, abatabyara barabyara, abasuzuguriwe abahindura abamikazi, n'ukuri yagaburira abantu, atubura ibiryo, yakoze ibyiza byinshi pe. Yego. Ibyo ntibabireba, bamwica urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro. Ariko arangije azukana umutima wuzuye imbabazi. Haleluya. Kristo nashimwe. Ngo arangije aravuga ati aratubabariye, nitwe yapfiriye. Ariko aka kanya ntangazwa nuko abantu batareba icyo gihe cya Gahini, ngo barebe ukuntu Gahini yishe murumuna we, agasuzugura Imana, noneho Imana igatanga umwana wayo ikaza akadupfira. Ariko n'aka kanya abantu bakaba bagikora ibyaha we, abantu bakaba bagisuzugura Imana. Abana amatwi yabo nababaza ngo arimo iki koko? Bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, abana b'Imana, amatwi yacu arimo iki? Turapfa buri munsi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo urupfu ruriho, ngo wenda turamaranira ibintu tuzabaho, ngo wenda turamaranira isi tuzahaturaho mpaka. Mu isi ntabwo ari iwacu, ngo uyiraramo n'uyirirwemo, wayirirwamo n'uyiraremo. Mwisi si iwacu, mwisi ni esikariye ducamo, tukazamuka imwe tukamanuka iyindi, tugatambika tukamanuka tukajya hepfo n'haraguru. Ngo ariko mwisi ntabwo ari iwacu. Turashya twarura iki? Turazira iki? Turamaranira iki? Njyewe nakibwirira abantu nkababwira ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Mureke tujijuke, twange icyaha n'igisa nacyo, dukura amaboko mu mifuka, dusenga Imana, dukurikira Imana, dukorera Imana, tunasenga Imana iduha ibyo gukora mu isi, dukore kugira ngo babashe kudufasha muri urugendo turimo. Abadafite imirimo Imana ibahe, abashonje Imana bagaburire. Uzi kuko bujya kugira ngo ugende ufate umugenzi wawe mwice, wakiri wamusaba ukamubwira ati ngiye kubarara mfungurira. Ariko se mufite imbaraga, nge nabonye abagabo bafite imbaraga, ndacyari kuri ya video. Yego. Bafite imbaraga kabisa, ubona ko bakwiriye gukora, ariko ntabwo bashaka gukora. Buzuye ishyari, buzuye ubwicanyi, buzuye urwango. Abana ba Gahini, abuzukuru ba Gahini, basuzuguye Imana ku mugaragaro, bashubiza Yesu ku musaraba, baramutoneka, batoneka inkovu buri munsi. Aricara akavuga ati umwana w'umuntu napfiriye koko. Imana iravuga buri munsi, yatumye umwami Yesu, ituma abahanuzi, ituma bavuga butumwa, na n'isaha iracyavuga, iracyakora, ariko umwana w'umuntu yanze kumva. Bana b'abantu, umwami Yesu arabashaka, aracyateza amaboko, aracyavuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Ndabifuriza kugirirwa neza n'umwami Yesu, ndabifuriza kugirirwa neza na Kristo, kubabarirwa ibyaha. Ndifuza kuko Imana yagabanya barimbuka ikongera abakizwa. Ndifuza kuko amatwi yanyu mwayafungurira kumvira Uwiteka, mukumva Imana. Mfite agahinda mu mutima wanjye pe, nukuri iyo ntekereje icyaha n'igisa nacyo, iyo ndebye ibintu biri kubera mu isi, nkareba rega bamwe bari kwicana bakoresheje imihoro, abandi bari gukuramo amada ngo babyita suwape muri no minsi,
ngarasama akavanga rijya gusuwapisha meretse guhura n'umushuti wanjye umwe umushuti wanjye twari tunakundana kuva kera turahura ndamubaza arambaza yese ambaza nguvuye kubwiriza se ngo mukanya nabonye ngo ikiganiro ngo ariko disinga Imana iguha umugisha ngo uzajye dusengera ariko natwe ngo Imana izadutabare ngo uzasanga natwe ngo buzacya mu gitondo tugakizwa ndavuga ni muzakizwa pe kandi nanjye nicyo nshaka niyo mpamvu nkunda kwisengesha ingisho bivuga ngo gabanya barimbuka wongera abakizwa namaza nisuvuye ngo mvuye hari hakujya ni gukora ikizi ngo mvuye kugura utunini n'utunini se twiki ngo hari umuntu watunumye ngo ashaka gukora swap swap se yasumukandi njye byose binancanga navuga ni se uraswap iki ngo ese ngo ntago bizi nkukuramo inda ngo basigaye babyita swap ni katika jina la Yesu n'abazimu bashyi nakowe ni muracyari mu byaha kuko muracyarushye ni wambwiye ngo njye nguse ntumingiye gufata igihe cy'amasengesho ngo usengere uvuye kubimuzanira agiye kurimburana n'imizi ubwicanyi bwo burahari baratemagurana baricana barasambana baricana baratwita amada barakuramo baricana baricisha imitima arakubona wamucaho ati yaba yapfaga baratega uburozi baricana bafite ishyara abantu bararushya imitima iragurumana abantu barashya mu mitima satani arakora ku mugaragaro witeka dutabare abasenga by'ukuri abasengera by'ukuri mu kuri no mu mwuka abakijijwe neza nimuhaguruke dusengere ubwoko bw'Imana burarushye dusenge ari abo tuzi n'abo tutazi dusengere ibihugu byose dusengere igihugu cyacu cy'u Rwanda dusengere impande zinye zose zisi abantu bararushye abantu bararemerewe hirya no hino uyu munsi ngiye nta n'ibintu byinshi mfite byo kwivugira n'icyo kintu nshaka kwivugira mbese ndimo gutabaza ndakora ubutabazi abazi gusenga muze dusenge ibintu birakomeye tugeze mu gihe cya nyuma kandi uwezwa ni yezwe bwoko bw'Imana uwezwa ni yezwe igihe kirageze Imana igiye guhora inzigo imyuka y'abera iratabaza ngo uzahorera ryari ngo amaraso yacu amenekera mu isi nuko tutakomeje ngo tuhasome Imana yavumye Kahini imuvumira ku butaka bw'isi imyuka y'abera iratabaza Imana yavuze ngo amaraso ngo ubutaka bw'isi ngo bwiteguye kumira amaraso ya murumuna wawe urenganye nukuri amaraso y'abera aratabaza ibyo dukora byose ibyo bintu byose bibera mu isi nibyo bigenda biduhererekanaho nta bwihisho buhari ntaho kwihisha uretse muri Kristo wahura nabyo wahura n'ibyo byose biri kubungabunga mu isi wahura n'ibyo bitero by'imyuka mibi bikakugonga imyuka mibi irahari abantu bakorera satani ku mugaragaro satani yari imitsi ariko ubwami bw'igihe gitoya azarimbukana nabwo ni bwinshi abakozi ba satani bari muri ubwo bwami bw'igihe gitoya yabahumye amaso rimwe nabereka kuko ibintu muri mari byiza ari byo ariko ngo n'ubwami bw'igihe gitoya buzarimbukana nawe mureka rero twishakira ubwami bw'Imana tuzaturamo akaramata tuziberaho ubuziraniherezo tukabaho imitima yacu yishimye kandi uzarebe gukorera Imana ni byiza njyewe njya mbifata nkabigereranya n'igihe nari nakizwa nta mahoro nagiraga yaba mu mutima no ku mubiri nanjye nahoraga nshya numva mbese nta mahoro mfite nuzuye urwango nuzuye kwihorera nuzuye ubugome bwose buri mu isi bubaho ariko maze gukizwa ubu narakiriye Kristo banumva nuzuye amahoro nimuze namwe mwivomere kuri ayo mahoro nimwakira umwami Yesu muzumva kuko mwari mwarahombye bakozi b'Imana abasenga njyewe ndi gutabaza ni impuruza muze dusenge Imana dutabaze abantu batabarwe ibintu ntago byoroshye muri no minsi ntago bimeze neza pe ntago bimeze neza Imana irababaye Imana irabireba ahubwo Imana yarumiwe ihora ituma tukavuga n'aka kanya Imana irimo iravuga
abarushye n'abaremerewe nimusange Kristo arabaruhura kandi abanga kumva bazabona ishyano. Igihe kirageze abantu bagiye kujya bahemberwa ibyo bakoze. Urakoze urakoze cyane kubw'iryo jambo. Turi kwerekera ku musozo, ni byinshi wagiye utubwira, ishyari ahantu njya umuntu yigeze apfa mpari nyogokuru wanjye ni nabwo bwa mbere nabonye umuntu upfa numvisha akantu gutya ngo kameze nk'agakonoka umwuka uburagiye buriya reka nkubwire ukimara kumuvamo umubiri ako kanya uhita umera nk'umwanda sinjye no kukubeshya ni mumuro yaho ngahita hinduka ko kanya niyo mpamvu ujya kubona ahantu muramburi bateye imipafiyumu bahukubise inshinge bawujyanye muri morogo none basigaye morogo zitari zaza nyine icyo gihe bashyiraga mu nzu ugasanga udusabune duhumura bagiye bavuguta mu mazi bagasuka ahantu aryamye ubu parufe ntiwareba kugira ngo utanuka noneho ikintu cyansekeje tukiri aho ngaho hari ahantu twigeze kujya gushyingura
ndeba courage abantu bafite bari kumushyira mu cyobo yego vuba kugira ngo nyine afaho ngana umwanda rero ubabaye umwanda ibikoresho byawe tuvugire vuba mugira fatarara mu nzu ayo data we reka rangubwire buriya Fiacre abantu benshi rero ntabwo bazi agaciro k'umubiri yego abantu benshi bafata umubiri nk'ikintu gikaze cyane ugasanga abantu barihanitse ugasanga ibintu byakaze ariko burya ndagira ngo nkubwire ngo agaciro uyu mubiri ufite aka kanya ni uyu mwuka turimo kuvugamo uyu mwuka urimo uyu mwuka tutazi ahantu uva uyu nguyu ni wowe agaciro ahantu rero buriya ujya aho guherekezwa n'iki yego uyu mwuka ni nawe uzabazwa ibintu byose ntabwo ari uyu mubiri umwuka wawe uyu nguyu uvuga ukuvamo ngo hwi ukaba urigendeye yego ufite ahantu ujya niwe uzabazwa ibi bintu byose ukora wowe niwe uzabazwa ibitutsi watukanye urumva niwe ubundi muntu uyu mubiri wo ni ikote ry'uyu mwuka urimo habwo umwuka wawe wambitse uwuhe mwambaro yego uwambitse irihe koti umwuka wawe urikwije cyangwa uri kwambika umubiri uyu nguyu nawe utazagushima uyu nguyu utanakuzi uyu mubiri ntabwo utuzi yego uyu mwuka niwe ukwiriye kwambika ukazaherekezwa n'imirimo myiza ukazaherekezwa n'umwambaro mwiza kuko uyu nguyu niwe uzahagarara imbere y'Imana uyu mwuka ngo niwe uzambika undi mubiri ijambo ry'Imana rivuga ngo ku munsi wa nyuma igufa rizashaka iryaryo nishaka rizajyagiye mu nyanja bishatse kuvuga iki Fiacre bishatse kuvuga ngo uyu mwuka wa Fiacre uyu mwuka wa Mutesi niwe uzagaruka wandibikwe undi mubiri kandi ngo iyo mibiri zabisa yaba rero uyu mubiri ufite agaciro niwe twari kuzazukana yego niwe wari kuzahaguruka ariko ngo tuzambikwa indi mibiri yego nukuba uyu mwuka rero niwe dukwiriye kwambikwa wawambikwa gute ukora ibyiza urumva imirimo yawe myiza nizaguherekeza ni nawo munzani tuzacaho nyuma nirwo rubanza ruzahaba uzabazwa ibyo wakoze tugerageze kugira ngo uyu muntu wacu w'imbere ubugingo bwacu buzabazwa ibintu byiza ko hazabaho kurimbuka no kujya mu ijuru yego ntabwo rero uyu mubiri nushaka kwambika amakositimu uzuza ububati n'amagariderobe ntacyo bizakumarira bizaburana nawo kuko imyenda uri kuwambika yakozwe n'amaboko yawe yakozwe n'umwana w'umuntu wavuye mu nda ya nyoko naswo wambaye ubusa ugeze ku isi barakwambika Adamu na Eva ntabwo bari bambaye kera ngo ariko bamaje gucumura bakoze icyaha ngo nibwo babonye kuko bambaye ubusa batangira kuremekanya ubucocero ibiti by'amababi barambara nushaka bishatse kuvuga ngo iki nushaka ubu ufite amakositimu 400 nushaka wambaye ivetorokiya cyangwa na za hehe nushaka wambaye iby'amamiliyoni n'amamiliyoni undi yambara iby'ijana byakozwe n'umubiri wawe amaboko yawe niyo yabikoze niyo yakoze imyambaro yego ambika ubugingo reka umubiri wawe kote ryawe ry'umubiri niryo kote waguze muri Torokiya byambaye bibe byambike ubugingo bwawe umwuka wawe uberwe kugira ngo ku munsi w'urubanza uzahacana ishema imbere y'Imana Imana itazakubaza ukubika umutwe amen ngo ntabwo mbizi Imana indahana umugisha bute tugara ku busozo rero twibutse abakunze ba Delphines TV ijambo ry'Imana rirarema kandi ikindi rwose wowe utarakanda subscribe please nongeye mbisubiremo ndakwinginze ni inkunga ikomeye kuduflowinga ikindi gutera comment ni sawa kuko bituma tugenda tudevelop ibikorwa byacu kuko ni inama zanyu tuba dukeneye mu buzima sinza agasiro gakigeze kuza mu Rwanda kavuga ngo nta wigira oya ariko ubundi ni ibyo kubura tutabafite rwose ntacyo turi cyo nta mpamvu twaza ahangaha kuko ntabwo twabwira abantu tudafite nyaboneka share and comment ako kantu nako mukakitaho kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kwamamara buri mwe wese aryumve mute tugana ku musozo rero ndagira ngo usengere aba bantu babiri ngiye kukubwira
umuntu wabaswe n'icyaha wumva ko ari bwo buzima nyine yakiriye umwami Yesu, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ahubwo yapfa. Hari abantu bariho babayeho gutyo. Yego. Hari n'abandi bantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ariko bagasubira inyuma. Urumva we yaraje ariko n'undi asubira inyuma akajya gukora bya bindi yaretse. Ndagira ngo usengere abo bantu babiri tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi hamwe na Mutesi. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha. Urakoze cyane kandi nanjye ndabashimiye abadukurikirana kuri Delphines TV. Inkunga yanyu Imana ibaha umugisha pe ndawubasabiye. Kuko muradufasha cyane kwamamaza ijambo ry'Imana rikagera kuri. Kandi ni Imana ishaka, natwe nicyo kituzana. Ni nayo mpamvu twiyemeje gushyiraho Delphines TV icaho ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Rero ngiye gusengera abo bantu vuze n'ubundi ngo hari abantu bumva badashaka aho kugira ngo bakore Imana bapfa. Abo barapfuye n'ubundi bapfuye bahagaze. Ahubwo no gusenga Imana ikabazura, maze ikabazurira muri Kristo watubambiwe agapfa akazuka. Kuko twemera umuzuko. Impamvu tuwemera nuko Kristo yapfuye akazuka. Abahakana umuzuko rero ubwo nta nubwo bemera ko Kristo yapfuye ngazuke. Rero kuko twebwe twemera ko Kristo yapfuye akazuka, niyo mpamvu twemera n'umuzuko. Kandi niyo mpamvu twemera ko tuzuka buri munsi, kuko hari benshi twe twarapfiriye mu byaha ariko Kristo aratuzura, arongera tugira abashaka ko tubabo. Ubwo rero tugiye gusenga Imana idufashe kandi tugirire neza. Ni ukuri kandi pe twebwe dusengera abantu tutitaye ku bari bo, tutitaye ku byo bakora, ntabwo dushaka kumenya, kereka ari byo waduha kuvuga ngo tugusengere. Udukeneye rwose ujye uduhamagara tugusengere. Nta mafaranga tuguciye, nta giciro kiriho, igiciro ni cy'amaraso ya Yesu. Yesu akakugira neza cyane. Yesu agukomeze rero. Reka dusenge Imana. Mwami w'abami, Kristo mwami wacu watubambiwe, nyaguhora ku ngoma Imana, wowe ushobora byose, wowe ukiza, wowe ubabarira icyaha ikinini n'igitoya. Haleluya. Wowe wadupfiriye ukazuka, ndasenze cyane nyaguhora ku ngoma Imana ishobora byose. Mweretse abo bantu bapfiye bahagaze, abo ngabo bumva kuko ibyawe batakeneye no kubyumva, abo ngabo ngo bavuga ngaho kugira ngo bagukurikire bapfa n'ubundi si bazima. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma wobera hose icyarimwe. Ijisho ryawe rirabona, ijambo ryawe ryarambwe muri imbyararimbye ngo ijisho ryawe rirabona ngo nana hatoya aho kuryihengeka. Haleluya. Amen. Ureba mu kuzimu, ureba ahantu hose, ubera hose icyaha rimwe. Uhabwa icyubahiro rindiho, ushobora byose. Abo ngabo barebenya guhora ku ngoma, ijambo ryawe ryarambwe ngo hari abana bo kurimbuka, ngo hari n'abo bugingo. Abana b'ubugingo bafateho mwami, niwe mucamanza mwiza kandi ni wowe uzi byose twebwe tutazi. Uri umunyabwenge w'abanyabwenge Jehova. Abo bafata ukuboko mwami, ubazuru bongera imbaraga zawe, ubashyiraho urukundo rwawe, ubatuze mu mbabazi n'urukundo no kugira neza. Ubazurire muri wowe Kristo, bongere nabo babona ubwiza bwawe. Abo nabo bazasubira inyuma babwira abandi ubwiza bwawe. Urakoze mwami w'abami, gabanya barimbuka wongera abakizwa. Uri Imana igira neza. Bariya rero nabo baguye, batenebutse, bavuye mu byizegwa byawe, barambiwe, bakuye amaso kuri wowe Kristo, bafite aho bacyamiye ku isi n'ibyaha. Haleluya. Amen. Uri Imana, uri umukozi w'umuhanga kandi ushobora byose. Amaraso yawe y'igiciro aracyakora, imbabazi zawe ziracyahari, ibiganza byawe byiza biracyateza amaboko Jehova. Bariya ndongere ndabakweretse, ijambo ryawe ryarambwiye ngo umukiranutsi wawe naho yagwa ntazarambarara, ngazabyutswa na ya masezerano. Isezerano ryawe riracyahari mwami w'abami. Marayika ujyana isezerano ryawe, Mwuka Wera aracyarigeza kuri ba nyiraryo. Reka wongere ugende mwami ubabyutse. Ndahagarika imigambi ya Satani yose mu izina rya Yesu. Ndagutura imigozi yose yababoheye hariya mu izina rya Yesu. Ndahambiriza imbaraga z'umwijima zose
byose mu izina rya Yesu. Ndafungura ikirere cyawe cyiza Kristo mwami w'abami, we watubambiwe ukatumenera amaraso yawe y'igiciro, ukadupfira ukivugira ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe tangirira ukaba n'iherezo. Reka mwami w'abami wongere ubarebane imbabazi zawe, wongere ubagarure mu murongo wawe, wongere ubagarure mu byizerwa byawe, wongere ubagarure mu murimo wawe, maze wongere bagukorere bakuvugire. Kandi abizi bazanezerwa, nabo bazavuga kuri Imana, bazajya babibuka imirimo y'amaboko yawe, bayibwire n'abandi, ubutumwa bwawe bwamamare hose. Ni wamamare Kristo mwisi no mwijuru, habwa icyubahiro, ni wowe wera. Singutotesha amagambo mwami wanjye, singuhatiriza amagambo Jehova, kuko wowe ngo tutarabumbura umunwa uzi ibidukwiriye, uzi n'icyo dushaka kuvuga. Natwe tukiri mu gakiza kawe dukomeze, udufate ukuboko mwami, tutagwa tudatentebuka. Natwe twambaye inyama n'amaraso mwami, imyambi birasa abandi natwe yatugeraho, yadutobagura atari wowe, ahubwo ni wowe rufatiro rwacu. Komeza utubere ingabo idukingira, ukomeze uturindire mu budahangarwa bwawe Jehova, ukomeze uturindire umubiri n'ubugingo, nyaguhora ku ngoma, udukomereze mu biganza byawe byiza, maze uzatugororere ku munsi wa nyuma, ku munsi w'ingororano. Urakoze kuko wera, byose none n'iteka ryose mbisabye nizeye Kristo. Amen. Amen. Amen.